African tea. Hello, mmeze mute? Ndabasuhuje abantu mwese mukunda Jose Official TV kandi ndabifuriza amahoro y'Imana. Tugiye guteka icyayi cya African tea. Abantu mwese ndabizi ko mukunda iki cyayi ariko abenshi ntago bakunze kugiteka, baba bihuta. Nimba ari ubwa mbere ubonye iyi channel banze ukore subscribe. Iki cyayi rero gikenera ibirungo biri hano nkuko mubibona. Dufite tangawizi nyine akajumba kamwe karinganiye, ariko sinkakoresha kose, ndakoresha nk'igice. Yego, ko ngiye guteka icyayi gike cyane cy'abantu babiri. Yego, dufite umucyayi ariko nawo singukoresha wose, ndakoreshaho gakeya. Noneho nimara gufata dufite n'isukari, dufite n'amajyane, dufite n'akakantu kitwa cinnamon, cyangwa se harya cinnamon bayitanga mudarasini. Abayisilamu bakunda kubicuruza bino birungo, ariko byiza gura kano ko mu gakombe niko ubuze igihe kazarangirira. Dufite n'amajyane ari asanzwe y'ifu. Yego, tugiye rero kubanza turape tangawizi yacu. Nitumara kuyirapa turakurikizaho ibindi. Ni ukuvuga ngo nimba ari ubwa mbere mu nyicano banza ukore subscribe, ukore like kuri iyi video nimba uyikunze, kandi noneho urebe na video zindi twakoze. Ujye kuri iryo zina aho hasi kuri munsi y'iyi video hari ahantu handitse Jose Official TV. Winjiremo, numara kwinjiramo ufate video imwe cyangwa zingahe uzirebe. Hari na playlist y'ama video yandi ibirimo ama video yose nagiye nkora atandukanye. Yego, hari n'udushoti, utuvideo tugufi yamba naragiye nkora. Yego, tumaze kurapa tangawizi rero turayishyira mu agasafuriya k'icyayi. Yego, aka gasafuriya nkunda kugatekamo icyayi. Niturangiza dufate mu cyayi tuwuronge nawo tuwushyiremo. Nyagira umuntu ugenda adakoze like, mwibuke gukora comment, mumbwire ikintu mwifuza ko nzabatekera ubutaha. Hanyuma mu cyayi uzinga gutya kugira ngo utaza kuguteza akavuyo. Turashyiramo akayiko k'amajyane, akayiko kamwe karahagije. Ariko ushobora no gushyiramo makeya niba udakunda amajyane menshi. Yego, none turangiza dushyiramo cinnamon cyangwa mudarasini. Turashyiramo agace k'agafuniko gake cyane kaba gahagije. Cinnamon ni nziza, nayo ikora neza mu mubiri. Tangawizi irukana imyanda, cinnamon nayo ni ikirungo kirahumura kandi ni nziza ku buzima, nayo igabanya kubyimbirwa. Turashyiramo ibiyiko bibiri by'isukari kugira ngo icyayi kize kuba kiryoshye ariko kiri sweet. Niba utabishaka wanabyihorera ukakinyweraho nta sukari. Urashyiramo agakombe k'amazi kugira ngo duteke bino birungo bibanze bishye. Nk'uko muri kubibona, ibirungo nibimara gushya tugiye kubishyira ku muriro bibanze bishye, kugira ngo tangawize n'ibi birungo byose bibanze bihumure, bibanze bishye. Ntabwo twahita dushyiramo amata bitarabira, turabanza tukabiteka bigashya, na ya sukari ikabanza igashya. Turapfundikira dutegereze bibanze bishye. Ni ukuvuga ngo nimba ari ubwa mbere ubonye iyi channel banze ukore subscribe, umpe like, ukore na comment, umbwire icyo ushaka ko nzabatekera ubutaha. Yego, ni ukuvuga ngo ibirungo byacu bihita bishya, ntago bitinda, ni nk'iminota 5 birabira. Ugashyiramo akariro gake bikabanza bikabira neza, noneho ikirungo kikabanza kigakora. Rero dufite amata ayo mu gashashi, ariko niba uzi ko uzakoresha amata y'amasukano uzabanza uyateke ku ruhande ubone kubivanga, kuko ushobora kuyashyiramo ukiyazana utarateka biriya birungo bindi, nayo utayatetse ugasanga amata ahise acika kubera tangawizi ica amata. Rero aya ngaya yo mu gashashi ntago ajya acika. Aya ngaya y'Inyange cyangwa Mukamira cyangwa Highland ntago ajya apfa. Rero tugiye gushyiramo amata yacu, twayashyizemo, noneho turabireka bibire. Turareka bibire uko tubyifuza. Yego, nk'uko murimo kubibona rero birabira
kugeza ku rwego numva nshaka bikivanga. Ariko amata ibyiza iyo uzi ko ari amasukano urabanza ukayateka ku ruhande ukabona kuyasukamo, ntuzambwire ngo byacitse. Yego murabibona rero icyayi cyacu kirahiye. Ubu ngubu niyo saha yo kugishyira mu gikombe tukakinywa. Kirahiye kimeze neza kandi ibirungo byacu biri guhumuramo. Dore ukuntu kimeze. Nashyizemo amajyane menshi, wowe uzashyiremo ayo ushaka. African tea uyatunganye, ushatse wayungurura ukayinywa. Yego rero mwibuke kumbwira uko mubyumva. Nimba ukunze iyi video ukore like kandi ntugende utakoze subscribe. Iyo umaze gukora subscribe ujya ahantu hirya hari ikintu kimeze nk'inzogera, n'inzogera ugakanda ku nzogera ukajya kuri all notification kugira ngo nizankora video ujye uhita ubona. Bajye bahita baguha notification bakubwire ko nakoze video. Ni ibingibi rero murabona ko guteka ntabwo ari intambara, ntabwo ari ibintu bigoye, ni ibintu byoroshye kandi ukitekera icyayi cyawe gifite isuku kiryoshye ukakinywa. Ushobora kukinywesha umugati, ushobora kukinywesha ikijumba cyangwa umwumbati cyangwa ikindi kintu wifuza. Biroroshye. Abantu benshi bazi ko icyayi kijyana n'umugati cyangwa ikindi kintu cyose kituruka ku ifarini, biterwa n'ibyo ukunda. Rero uzagiteke nk'uko mbigenje, uzambwira, uzashyiramo ibirungo byose wifuza, ariko umucyayicyayi na tangawizi n'amata biba bihagije n'agasukari gake. Murakoze cyane rero, mugire umunsi mwiza. Naho ubutaha duhuriye mu zindi video mba narakoze ziba ari nyinshi, uraza kuzirebamo. Ariko naho ubutaha muje kureba izindi video ngiye gutegura. Ngiye kujya nshyiraho video kenshi gashoboka. Abantu benshi bakunda kumbwira ngo batwicishije irungu, ariko nimubanze murebe n'izo ngizo nakoze ziri aho hafi, murazireba ni nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Hanyuma nizere ko mugiye kumpa subscribe tukikomereza tugakomeza tugateka. Yego murakoze cyane, murabeho.